karere ka Rusizi hagaragaye ikinyamaswa kinini cyane kandi giteye n'ubwoba gifite igice cyo hepfo gifite ishusho y'umuntu naho igice cyo ruguru gifite ishusho y'igisiga kinini cyane gikomeje kugenda kiguruka gifite umuriro mu kanwa gitwika amazu y'abaturage nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaturage ndetse n'abayobozi babashiye kuhagera biravugwa yuko babashiye kuba bakwitabaza n'indege zimwe za drone kugira ngo babe bakirasa ariko ntibyakunze kuko gifite umuvuduko umwe uhambaye nk'uw'isasu nyemerera untiza umwanya nanje nguhereza ikaze nkunyanyurire muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangaza amakuru dore ko amakuru ayobekanye twamaze kuba twakwakira kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ku tariki ya gatatu ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nyemerera unyereka ko turi kumwe kugeza kuri aya masogonda ubicishije mu byo bwo gufungura ibuto ya subscribe bya byiza ugakana n'inzogera kugira ngo n'ikindi gihe tuzonye amakuru aje akugeraho gatanu kuri gatanu nimba warangije gufungura ibuto ya subscribe nguhereje ikaze kandi nkwifurije gukomeza no kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza ni nyuma yuko abaturage bagaragaje ko bafite ubwoba bwinshi cyane bw'ibintu bikomeje kugenda byibasira kano karere ka Rusizi ko hakomeje kugenda hagaragara amadayimoni kenshi cyane noneho kuri uyu munsi ho ibyagaragaye nagahomeramunwa banyarwandakazi ndababwiza ukuri yuko iki kinyamaswa cyo gikomeje kugenda kiza gitwika amazu y'abaturage ni hadashakwa icyakorwa kiraza kuba cyabasiga iheru dore ko kimaze gutwika amazu agera kuri 3 nandi akurikiyeho kiraza kuyatwika noneho kirabasiga ku gasozi hakomeje kugenda bigaragara yuko gifite umuvuduko uhambaye cyane ku buryo hifashishijwe n'indege zimwe za drone kugira ngo zibe zakirasira mu kirere zigihagarike ariko byabaye iby'ubusa ubwo bazanaga drone nayo ikakinanirwa kuko kigifite umuvuduko uhambaye cyane kugeza ku rundi rwego ugeza amaginga rero biravuga yuko bashobora kuba bagiye kuzana ubundi butabazi buhambaye bagiye kuzana izindi ndege nazo zifite umuvuduko uhambaye cyane kurusha drone ese biraza kuba byakunda cyangwa ntibikunda nyemerera untiza umwanya nanje nguhereza ikaze nkunyuranyure muri aya makuru ubundi nkuvire emuzi n'imuzingo ukuntu ibintu byatangiye ndetse nuko byaje kuba byarangira reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose komeza kugendekera neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza wowe ugeze kuri uyu munota ukiduteza amatwi natwe tugiye kugezaho amakuru mu buryo uburambuye reka nongere nkwisabire kuba wadufungurira iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda twagura uno muyoboro wacu hano ku rubuga rwa YouTube dore ko tuba twakira amakuru agiye atandukanye dore ko tujya twibanda no mu turere tw'ibiyaga bigari tubakabakurayo amakuru agiye agezweho hano ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye dore ko tujya no hanze y'igihugu tukabazanirayo amakuru agiye atandukanye reka nanone nkwisabire nyine ko wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu byo bwo gufungura iyo buto ya subscribe kandi ukanafungura n'inzogera kugira ngo n'ikindi gihe cyose tuba tuzanye amakuru nk'aya ngaya dore ko ari breaking news tukaba twakwisabira kuba yajya ahita akugeraho umubambere nta nkomyi reka dukomereze kuri aya makuru yacu akomeje kugenda ashavuza abatari bake dore ko ababashije kuba bakumva aya makuru cyangwa se n'abahaturiye babashije kuba bahagera bakomeje kugenda bavuga ko ubu kuko bumiwe ntacyo gutangaza baba bafite ariko njinje hano kugira ngo ngusobanure buri kimwe kuri kimwe gatanu kuri gatanu ndaza kukubwira uko byatangiye ndetse nkubwira nuko byarangiye ndizera ko kubugeze hano uri busubireyo ushize irungu ndetse utahanya amakuru yizewe ntabwo uri butahe wibaza ngo ese ibi byo byari ibiki kuri no musoko wa gatanu ku tariki ya gatatu kwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo twakiye amakuru akomeye cyane nibwo nari ndimo nshakisha amakuru kugira ngo nze mbahereze iyo muzi aba agezweho nari nabuze inkuru yo gukora nibwo naje kuba nakwakira telefone impamagara ibyo ati hano mu karere ka Rusizi byakomeye habashije kuba haterwa n'ikinyamaswa kinini cyane gifite ishusho y'umuntu mu gice cyo hepfo mu gice cyo ruguru gifite ishusho y'igisiga kiri kuguruka gifite umuriro mu kanwa kiri gutwika amazu kugeza amaginga kimaze kuba cyatwika inzu zigera kuri 3 nibwo nahise mfata akamoto kugira ngo mpagere mbe nabafatira amakuru gatanu kuri gatanu nibwo nanje nkihagera nasanze abaturage bose bumiwe bari bume bifashe ku minwa barimo barebera gusa ubundi n'inzego shinzwe umutekano zirimo zirashaka ukuntu zabakiza iki kinyaburagasani ariko nabo byari byabaye by'ubusa ibikoresho bari bitwaje bitangiye kuba byaba abana bikeye nibwo batangiye kuba batabaza n'izindi nzego zishinzwe umutekano bazana indege bita drone kugira ngo zibe zakirasira mu kirere kize kuba cyapfa byabaye by'ubusa ubwo basanga gifite umuvuduko uhambaye cyane cyagurukaga ku buryo ubudasanzwe nibwo kugira ngo kize kuba cyabacika bakirashe by'ubusa ko cyavudukaga cyane kurusha n'isasu ubwo bivuze ngo byasabaga kugira ngo nabo bazane ibindi bikoresho bihambaye bifite umuvuduko udasanzwe byarangiye kibacitse ariko biravugwa yuko atari n'ubwa mbere cyari kije ubwa mbere cyaraje birangira kibacitse nabwo ariko nta nzego zishinzwe umutekano ziri zakahageze kugeza amaginga rero cyari cyagarutse ariko biravugwa yuko ku munsi buri munsi kiba kihagera
biravuga yuko ku munsi w'ejo nabwo gishobora kuba cahagera kuko umunsi ku munsi kiba kigenda gitwika amazu. Mu mwaka washizeho caraje gitwika imyaka y'abaturage yari yiyereye mu murima, kiraza kiratwika irasha irakongoka burundu. Catwitse imyaka irimo ibishimbo ndetse n'ibigori, cyayitwitse irakongoka burundu kugeza amagingo aya nibwo abaturage bakomeje kugenda batangaza ko umwaka washize hari ince na zimwe batigeze basarura kubera ico cyuragasani cagiye kizitwika. Nyemerera nkuvire imuzi n'umuzingo muntu wanje iby'aya makuru kuko ndumva ateye ubwoba bwinshi cyane. Mu karere ka Rusizi hagaragaye ikinyamaswa kinini cyane kandi giteye n'ubwoba, gifite igice cyo hepfo gifite ishusho y'umuntu, naho igice cyo ruguru gifite ishusho y'igisiga kinini cyane, gikomeje kugenda kiguruka gifite umuriro mu kanwa gitwika amazu y'abaturage. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaturage ndetse n'abayobozi babashiye kuhagera, biravugwa yuko babashiye kuba bakwitabaza n'indege zimwe za drone kugira ngo babe bakirasa, ariko ntibyakunze kuko gifite umuvuduko umwe uhambaye nk'uw'isasu. Nyemerera untize umwanya nanje nguhereza ikaze nkunyanyurire muri aya makuru akomeje kugenda atigisa ibitangazamakuru, dore ko amakuru ayobekanye twamaze kuba twakwakira kuri uyu munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025. Nyemerera unyereka ko turi kumwe kugeza kuri aya masogonda ubicishije mu byo bwo gufungura ibuto ya subscribe, bya byiza ugakana n'inzogera kugira ngo n'ikindi gihe tuzonye amakuru aje akugeraho gatanu kuri gatanu. Nimba warangije gufungura ibuto ya subscribe, nguhereje ikaze kandi nkwifurije gukomeza no kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza. Ni nyuma yuko abaturage bagaragaje ko bafite ubwoba bwinshi cyane bw'ibintu bikomeje kugenda byibasira kano karere ka Rusizi, ko hakomeje kugenda hagaragara amadayimoni kenshi cyane. Noneho kuri uyu munsi ho ibyagaragaye nagahomera munwa. Banyarwandakazi, ndababwiza ukuri yuko iki kinyamaswa cyo gikomeje kugenda kiza gitwika amazu y'abaturage, ni hadashakwa icyakorwa kiraza kuba cyabasiga iheruheru, dore ko kimaze gutwika amazu agera kuri 3 n'andi akurikiyeho kiraza kuyatwika, noneho kirabasiga ku gasozi. Hakomeje kugenda bigaragara yuko gifite umuvuduko uhambaye cyane ku buryo hifashishijwe n'indege zimwe za drone kugira ngo zibe zakirasira mu kirere zigihagarike, ariko byabaye iby'ubusa ubwo bazanaga drone nayo ikakinanirwa kuko kigifite umuvuduko uhambaye cyane kugeza ku rundi rwego. Ugeze amagingo ya rero biravuga yuko bashobora kuba bagiye kuzana ubundi butabazi buhambaye, bagiye kuzana izindi ndege nazo zifite umuvuduko uhambaye cyane kurusha drone. Ese biraza kuba byakunda cyangwa ntibikunda? Nyemerera untize umwanya nanjye nguhereza ikaze nkunyuranyure muri aya makuru, ubundi nkuvire imuzi n'imuzingo ukuntu ibintu byatangiye ndetse nuko byaje kuba byarangira. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza kandi ibyo ukora byose bikomeze kugendekera neza gatanu kuri gatanu nkuko ubyifuza. Wowe ugeze kuri uyu munota ukiduteza amatwi, natwe tugiye kugezaho amakuru mu buryo uburambuye. Reka nongere nkwisabire kuba wadufungura iyo buto ya subscribe kugira ngo dukomeze kugenda twagura uno muyoboro wacu hano ku rubuga rwa YouTube, dore ko tuba twakira amakuru agiye atandukanye, dore ko tujya twibanda no mu turere tw'ibiyaga bigari tubakabakurayo amakuru agiye agezweho hano ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye, dore ko tujya tujya no hanze y'igihugu tukabazanirayo amakuru agiye atandukanye. Reka nanone nkwisabire nyine kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu byo bwo gufungura iyo buto ya subscribe kandi ukanafungura n'inzogera kugira ngo n'ikindi gihe cyose tuba tuzanye amakuru nk'aya ngaya, dore ko ari breaking news, tukaba twakwisabira kuba yajya ahita akugeraho mu bambere nta nkomyi. Reka dukomereze kuri aya makuru yacu akomeje kugenda ashavuza abatari bake, dore ko ababashije kuba bakumva aya makuru cyangwa se n'abahaturiye babashije kuba bahagera bakomeje kugenda bavuga ko ubu kuko bumiwe ntacyo gutangaza baba bafite, ariko nje hano kugira ngo ngusobanure buri kimwe kuri kimwe gatanu kuri gatanu. Ndaza kukubwira uko byatangiye ndetse nkubwira nuko byarangiye. Ndizera ko kuba ugeze hano uri busubireyo ushize irungu ndetse utahanye amakuru yizewe, ntabwo uri butahe wibaza ngo ese ibi byo byari ibiki. Kuri uno musi wo kuwa gatanu ku tariki ya 3 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2025 nibwo twakiye amakuru akomeye cyane, nibwo nari ndimo nshakisha amakuru kugira ngo nze mbahereze iyo musi aba agezweho, nari nabuze inkuru yo gukora, nibwo naje kuba nakwakira telefone impamagara ibyo ati hano mu karere ka Rusizi byakomeye, habashije kuba haterwa n'ikinyamaswa kinini cyane gifite ishusho y'umuntu mu gice cyo hepfo, mu gice cyo ruguru gifite ishusho y'igisiga, kiri kuguruka gifite umuriro mu kanwa, kiri gutwika amazu kugeza amaginga kimaze kuba cyatwika inzu zigera kuri 3. Nibwo nahise mfata akamoto kugira ngo mpagere mbe nabafatira amakuru gatanu kuri gatanu. Nibwo nanje nkihagera nasanze abaturage bose bumiwe, bari bumiwe bifashe ku minwa, barimo barebera gusa, ubundi n'inzego zishinzwe umutekano zirimo zirashaka ukuntu zabakiza iki kinyaburagasani, ariko nabo byari byabaye by'ubusa. Ibikoresho bari bitwaje bitangiye kuba byaba abana bikeya, nibwo batangiye kuba batabaza n'izindi nzego zishinzwe umutekano, bazana indege bita drone kugira ngo zibe zakirasira mu kirere kize kuba cyapfa. Byabaye by'ubusa ubwo
nabwo basanga gifite umuvuduko uhambaye cyane, cyagurukaga ku buryo ubudasanzwe, nibwo kugira ngo kize kuba cyabacika bakirashe by'ubusa ko cyavudukaga cyane kurusha n'isasu. Ubwo bivuze ngo byasabaga kugira ngo nabo bazane ibindi bikoresho bihambaye bifite umuvuduko udasanzwe. Byarangiye kibacitse, ariko biravugwa yuko atari n'ubwa mbere cyari kije. Ubwa mbere cyaraje birangira kibacitse nabwo, ariko nta nzego zishinzwe umutekano ziri zakahageze kugeza amagingo rero cyari cyagarutse. Ariko biravugwa yuko ku munsi, buri munsi kiba kihagera. Biravugwa yuko ku munsi w'ejo nabwo gishobora kuba cyahagera, kuko umunsi ku munsi kiba kigenda gitwika amazu. Mu mwaka washizeho cyaraje gitwika imyaka y'abaturage yari yiyereye mu murima, kiraza kirayitwika irasha irakongoka burundu. Cyatwitse imyaka irimo ibishimbo ndetse n'ibigori, cyayitwitse irakongoka burundu kugeza amagingo ya nibwo abaturage bakomeje kugenda batangaza ko umwaka washize hari ince na zimwe batigeze basarura kubera ico cyuragasani cyagiye kizitwika. Nyemerera nkuvire imuzini muzingo muntu wanje iby'aya makuru, kuko ndumva ateye ubwoba bwinshi cyane.